Bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe iteka ryose. Twishimiye kubagezaho ubutumwa bwa nyina wa Jambo mu kwezi bwatanzweho igihe cy'amabonekerwa. Tukaba tugeze ku butumwa bwa nyina wa Jambo mu kwezi kwa gatandatu 1982. Ikaze rero kuri Kibeho Newsable. Nkaba ngira ngo mbanze mbashishikarize kujya musangiza abandi ubu butumwa. Iyo ubusangije abandi nawe ubukoze, nawe ugize uruhare mu kubukora, gukora ubu butumwa. Ikindi kandi kugira ngo ubwo ubutaha buzakugereho bitagoranye, YouTube imenye ko wowe wemerewe guhita ububona, tujye dukanda kuri subscribe, ndetse kugira ngo niba ubwishimiye ushyireho like. Ubu butumwa rero tugiye kubagezaho ni ubutumwa bukomeye. Murabizi mwese ko nyina wa Jambo yadushishikarije kuvuga rozari, turaza kubigarukaho. Ariko uyu munsi atuzaniye ubutumwa noneho butari kuyivuga gusa, ahubwo kuyivuga neza. Reka dusenge. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amena. Roho w'Imana tumanukireho, utumurikire. Ndakuramutsa Mariya, wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya Mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Ubaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, ubaho n'ubu n'iteka ryose. Amina. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Dore rero ubutumwa bwa nyina wa Jambo mu kwezi kwa gatandatu muri Kamena 1982. Yabunyujije kuri Nataliya Mukamazimpaka kuwa 24 z'ukwa gatandatu 1982. Dore ibyo yatubwiraga: mujye muvuga ishapure muyizirikana cyane, kandi muvuga amasengesho mwitonze. Muyirangije mujye mushimira. Ubutumwa nubwo gusa, reka mbusubiremo. Mujye muvuga ishapure muyizirikana cyane, kandi muvuga amasengesho mwitonze. Muyirangije mujye mushimira. Bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Ni ukuri twumvise ubutumwa ukuntu ari bugufiya, umuntu yakwibazaho byinshi, kuko Bikira Mariya yadusabye kuvuga rozari. Ibyo ni ibintu dusanzwe tuzi. Yadusabye kuvuga rozari ndetse inshuro nyinshi. Arangije anatubwira ko iyo rozari atari agahato, ariko ari iya buri munsi. Ni iya buri munsi ariko si agahato. Nagira ngo turebe aho yabivuze. N'ubundi yabibwiye Nataliya Mukamazimpaka kuwa 23 z'ukwa 4 1983. Avuga ngo rozari nababwiye ko muvuga ni iya buri munsi, mumenye kandi ko atari agahato. Anongeraho nanone ikindi kintu: mujye mwibuka gushimira, dore ko igihe cyose musaba ariko ntimushimire. Rozari Bikira Mariya dusaba ni iya buri munsi, ariko njyeho akantu k'agahato ko kutubwira ko atari agahato. Aka ni agahato, ni ukuvuga ngo harimo ibanga rikomeye. Niba koko dukunda Bikira Mariya, tukumva akamaro k'iyo rozari, tuyivuge mu rukundo, tubitewe n'urukundo, tutabitewe n'uko ari itegeko.
akenshi igihe iyo numvise aka kantu kiyongeraho ngo mumenye ko atari agahato, mpita ntekereza ko kenshi Imana yagiye idukorera ibintu bidukiza, nyine ikaduha amabwiriza ariko ntidusobanurire impamvu, ariko twe tukabona umusaruro, noneho tukabona kumva neza impamvu yabidusabaga. Reka nigire muri Bibiliya. Murabona igihe Abayisiraheli basabwe kuzenguruka Yeriko iminsi 6 bucece, kuwa 7 bakagira icyo bakora, ntabwo bumvaga ibyo ari byo, ariko biyemeje kubikora, barumvira. Amaze kumvira, umusaruro wabonetse mwese murabona muri Bibiliya. Babashije kubona ruriya rukuta rwari rukomeye kandi ari runini ari rurerure, rusenyuka bakinjira. Aho rero mwumve ko Imana ntabwo tuba tuzi ikiri bukoreshe amasengesho yacu cyangwa se ukuyumvira kwacu. Twebwe icyo dusabwa nyine ni ukumvira, nta kindi. Ahangaha rero ni nabyo Bikira Mariya dusaba, tuvuga ati rozari mbasaba ni ya buri munsi ariko si agahato. Ibi rero Bikira Mariya bigarukaho cyane igihe avuga ati ubu muzi urukundo mbakunda, kuki mwebwe mutarumfitiye? Kuki mutavuga rozari? Iyo bivugaga ku munsi wa rozari nyine muri 1983, nkaba mbizanye kugira ngo twumve neza uburyo kuvuga rozari, kuko tutazi icyo ikoresha ariko warabizi ikikora, harimo kumugaragariza urukundo rukomeye. Kandi muri rozari siwe tuzirikana cyane amibukiro, ariko tukibuka ko no muri ririya sengesho ndakuramutsa Mariya harimo ibanga rikomeye ry'Imana. Ni amagambo akomeye ayitangira y'umunsi Imana yigira umuntu mu nda y'umugore. Ni umunsi washegeshe Shitani. Niyo mpamvu iriya ndamutso ya marayika Kiliziya yihimbaza 3 ku munsi, havuga n'inzogera. Indamutso ya marayika saa 12 za mu gitondo, saa 6, saa 12 za nimugoroba. Iriya ndamutso ya marayika iyo tuyigezeho ku maparuwase, mu makominote y'abihaye Imana, babavuza n'inzogera yirangira n'isi yose ikayumva. Biriya bintu bishegesha Shitani ku buryo buteye ubwoba. Niyo Bikira Mariya aratubwira ati mujye muvuga rozari ariko si agahato, ahubwo mubigirire urukundo. Ni ikintu gikomeye cyane. Ubwo muzi urukundo mbakunda, kuki mwebwe mutarumfitiye? Kuki mutavuga rozari? Cyangwa se turabyemera ntitubikore? Kuki mumbeshya? Nabyo yabyongeyeho. Hano rero bavandimwe, biragaragara yuko kuvuga rozari ari ikintu gishimisha Bikira Mariya cyane, kuko avuga ngo umenye kunshimishije mushimisha kurushaho. Mumenye kunshimishije jye mushimisha kurushaho. Reka rero tujye tuvuga rozari tubikuye ku mutima, tuyivuge neza kandi tuyivuga atari agahato, kubera yuko umubyeyi wacu ari uzi neza icyo abikoresha. Hanyuma rero tugaruke kuri ubu butumwa bwacu bw'uyu munsi bw'uku kwezi muri 82. Mujye muvuga ishapure muyizirikana cyane. Bikira Mariya arashaka ko tuzajya tuvuga ishapure tuyizirikana cyane. Buri yibukiro tuzirikane cyane, turyumve cyane, turyinjiremo cyane. Noneho yongeyeho ati kandi muvuga amasengesho mwitonze. Rero harimo ingingo ya mbere tuyizirikane cyane, ni ukuvuga ko buri yibukiro twinjiremo rwose. Hanyuma hakaza amasengesho, hari nemera Imana imwe, hakaza
ndakuramutsa Mariya, hari dawe uri mu ijuru, hari n'andi masengesho anyuranye benshi bagenda bongeramo. Ayo yose Bikira Mariya aravuga ngo nayo tujye tuyavuga twitonze. Hari ukuzirikana no kuvuga amasengesho twitonze. Noneho Bikira Mariya hari akandi kantu gakomeye yongeyeho, aravuga ati muyirangije mujye mushimira. Bavandimwe rero, ibi bintu uko mbibona ni ingingo eshatu zikomeye tugomba kwitaho. Tugarutse ku ya mbere, ni ukuvuga ko kugera ku iyibukiro tugahita twihitira, ntibitujyane muri Bibiliya ngo bitugarure no mu buzima bwacu, hari ikibazo. Niba twibutse ku iyibukiro runaka, twari dukwiye kwinjiramo tugasobanukirwa neza, twarangiza za nema dusaba, ibyo dusaba byose nabyo tukabisaba twitonze, tubizirikana neza. Hanyuma Bikira Mariya akaba agarutse rero no ku masengesho, nayo tugomba kuvuga twitonze. Hari umwana babajije ngo se wa Yezu ninde? Aravuga ngo ni byarasingizwa. Byari biturutse ku ki? Iwabo bavuga ishapure bihuta cyane cyane iyo bageze kuri ndakuramutsa Mariya. Ndakuramutsa Mariya wuje n'imihorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyarasingizwa. Noneho rero umwana akura azi neza yuko se wa Yezu ari byarasingizwa, ariko ni umwana wabyaye arasingizwa. Ubundi Elizabeth we yamubwira n'imbuto iri mu nda yawe irasingizwa, kuko icyo gihe yari akiri mu nda. Noneho twe turavuga ngo na Yezu umwana wabyaye arasingizwa, ariko ku buryo tubivuga ngo wabyarasingizwa, umwana we yakuze akura azi neza yuko se wa Yezu ari byarasingizwa, na Yezu umwana wabyarasingizwa. Reka rero tujye tuvuga amasengesho twitonze nk'uko Bikira Mariya abitubwira, akatugusaba rero ko tugomba kujya tuyazirikana cyane cyane. Hari ahadushishikariza kuvuga isengesho ryo kwicuza ibyaha, ariko niyo tugeze kuri isengesho rya dawe uri mu ijuru, aratubwira ati tujye twitondera buri jambo ryose turivugamo. Isengesho rya dawe uri mu ijuru naryo yagiye arigarukaho, agasaba yuko twajya turizirikana cyane, n'andi masengesho. Niyo tuvuze ngo hubahwe Imana Data, hari icyo cyubahiro nyine tugomba guhita duha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, tukaramya ubutatu butagatifu. Naho dawe uri mu ijuru, irimo ikubiyemo ibyo dushobora gusaba byose. Mbere na mbere Yezu yaravuze ati mbere na mbere muharanire ingoma y'Imana n'ubutungane bwayo, ibindi muzabigerekerwaho. Niyo mpamvu atwigisha na dawe uri mu ijuru, atubwira ibyo tugomba kwifuza kuruta ibindi, nibyo duheraho. Mbere na mbere kubwira Imana ngo dawe, data, aba. Ibyo ngibyo ntabwo umuntu ushobora kubyivugisha, abivugishwa gusa na Roho Mutagatifu, ariko iyo abivuga koko ni icyubahiro. Dawe wa twese uri mu ijuru, noneho izina ryawe ryubahwe. Nimwinjira muri Bibiliya mukareba, muzasanga hari nta kindi kintu Imana iharanira nko kuba izina ryayo ryakubahwa. Noneho ikikubwira ko wakunze Imana, kuko uri mu murongo wayo, ko winjiye mu mugambi wayo, ni uko wifuza ko ubwami bwayo buza bukwira hose, ingoma y'Imana yogera hose, ndetse ugushaka kwayo kugakorwa mu buryo bwuzuye, mu buryo butagabanyije, buri perfect. Hanyuma ibisigaye dusaba ni bya bindi n'ubundi tugerekerwaho. Iyo wasabye neza biriya bibanza, Imana irishima muri rya sengesho rya dawe uri mu ijuru, noneho ibindi bigakurikiraho. Hanyuma n'andi masengesho nk'isengesho rya Yezu wacu, ririya sengesho rirakomeye, ibintu dusabamo biba bikomeye. Yezu wacu tubabarira ibyaha byacu,
uturinde umuriro w'iteka. Ibyo bintu tuba tugomba kubizirikana twitonze, tubyumva. Hari umugabo witwa Ntezimana Rawuriyani wazanye ijambo ngo ibona unumva. Hari iyo tuvuga tugomba kuvuga ibyo tuvuga twiyumva neza ibyo turi kuvuga n'uburemere bwabyo. Nicyo yise conscience mu rwego rw'ubukanguke. Ibintu ndi kuvuga ndi kumva ko ndi no kubivuga numva n'uburemere bwabyo. Uru rutoki ndi gukoresha mbabwira ndi kurukurikira. Buri kintu ndi gukora ndi kucyumva neza akamaro kacyo, impamvu ndi kukivuga. Buri jambo mvuga mu isengesho ryiteho. Hanyuma rero harimo n'ibanga rikomeye noneho Bikira Mariya atubwiye ati arabizi ko tugomba ko kenshi iyo uvuze isengesho neza ni igitambo uba utuye, cya gihe cyawe utanze ni ikintu gikomeye cyakirwa neza bitewe ko wabikoranye urukundo. Noneho n'aya masengesho arakirwa, birizewe rwose, arakirwa. Bikira Mariya abizi ko iyo wabikoranye urukundo ugafata igihe cyawe cyo kuzirikana kuvuga amasengesho witonze, nta kabuza aya masengesho aba yakiriwe. Bikira Mariya akatubwira ati nimurangiza kuvuga ishapure mujye mushimira, nimurangiza kuyivuga mujye mushimira, muyirangije mujye mushimira. Bavandimwe, ni ikintu gikomeye. Dushimire kuko ibyo twasabye twabihawe. Dushimire igihe dushoje ishapure yacu kuko hari igitambo twaturanye urukundo, hari ituro twatanganye urukundo. Aho rero rwose tubizirikane. Bikira Mariya nabigarutseho hamwe nanone yatubwiraga ati nimujye muvuga rozari kandi mujye mushimira, ntimugasabe gusa ngo biherere aho ngaho. Nuko rero muvandimwe, nagira ngo musabe niba nawe ishapure yawe yamaraga iminota 20 gusa nk'iyanjye, ubwo njyewe nawe turasabwa kwisubiraho kugira ngo tujye tuvuga ishapure neza, idufashe kwinjira neza mu ijambo ry'Imana, mu ibanga ry'umukiro, kandi n'ibyo dusaba muri iyo shapure byakirwe, bityo nanone tushimire. Nsubiyemo ubutumwa rero buravuga ngo mujye muvuga ishapure muyizirikana cyane, kandi muvuga amasengesho mwitonze, muyirangije mujye mushimira. Kristo Yesu akuzwe iteka ryose. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.